Akarere ka Rutsiro gafatanya n'umuryango Arikos Network mu bikorwa bitandukanye bigamije iterambere ry'abaturage, kubungabunga ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Muri byo twavuga imishinga nka Murakira, tukavuga umushinga CCAM mu magambo maremare bivuga Climate Change Adaptation Modalities, ni umushinga ugamije gufasha abahinzi gukora ubuhinzi butabasha kunyeganyezwa n'imihindagurikire y'ibihe. Ufasha abahinzi harimo kubashyira mu matsinda bihuguriramo gukora ubuhinzi butangiza ibidukikije, gutera ibiti bivangwa n'imyaka ndetse n'iby'imbuto, ndetse kandi abahinzi bakaba barashyiriweho ikigega umusave kibagoboka mu gihe bakeneye inkunga y'ubuhinzi. By'umwihariko rero muri uyu mushinga CCAM hakozwe kandi igikorwa gifasha abahinzi kuhira, aho aba bahinzi bishimira kuba bahinga ibihe byose batikanga amapfa. Kuri uyu munsi 14 Nyakanga 2026 nibwo habayeho igikorwa cyo gushyikiriza aba bahinzi ibikorwa remezo byakozwe bibafasha mu kuhira muri iyi mirima. Buhira ku buso bwa hegitari 3, akaba ari ubuso bw'icyitegererezo ko ibintu byo kuhira bishoboka mu karere ka Rutsiro. Abahinzi basabwa gufata ibikorwa neza, ikigega nababwiye ko gifite metero kibe ishyiraho uburyo bwo kuzabisana mu gihe byaba byangiritse. Amazi araza yamaze kuzuramo, abahinzi bari kuhira, hano harimo ishami ry'ubuhinzi, igihe umuryango Arikos Network nawo ufite intumwa zihagarariye abahinzi barishimira neza intambwe bagezeho binyuze muri uyu mushinga CCAM umaze imyaka igera muri 3 ushyirwa mu bikorwa muri aka kagari. Ibindi reka twumve ubuhamya bw'abaturage ndetse n'ibyifuzo by'abayobozi. Iyi tiyo imwe nini ibanza ya 50, yego, niyo principal, niyo ijyana amazi ku bahinzi ari andi mashambure. Okay. Iyi tiyo noya irimo yo igarukira hano, niyo tufungura iravani turi koza ikigega. Yego, arakutse. Yuko buhira baza gufungura hano. Oya, ntago baza gufungura hano. Bafungira ku manu za hepfo n'ubundi. Ku mapoita point. Ubure turiwe kwakora. Okay. Amazi marasuma aramanutse, bagiye mu mashambure yepfo. Okay. Yego, oya bafungurira hepfo. Hano aho umutekinisiye, nagara aho umuturage. Yego, kandi muri bariya wamaze guhugura harimo umuntu uzafata izi nshingano. Nifunguzo nanazimusigiye zaho. Okay. Je nibyo nashakaga. Reka tuje nushatse kuhira ntago yageza ngamanukemo hano. Reka tuje hepfo noneho turebe. Turakomeje. Dufite amawota point angahe? Bo harimo amashambure 3, akabonekamo poita point 8. Abaturage mu mugira imipira ingahe? 8. Hamufite ingahe? 8 n'ufite 8. Yego. Okay, bagiye kuvomerera se bigenda gute? Ya mipira 8 yose ishyirwaho bagira hino. Ntacyo ndi bumwe. Kuvuga ngo ukuntu bimeze. Buri kavane. Yego. Ubundi tuvuye hara kugera hano na harimo poita point 2. Habamo poita point 2. Yego. No poita point bavuga cyangwa se water point na hantu bavomerera. Yego. Hari izindi ziri hakurya? Hakurya naziriyo. Haziriyo zose uko ari 8 gace gusa. Uko ari 8 ziri kuri aka gace. Yego. Ni umuhinzi ugiye kufungura amazi agiye kuhira. Nuko nguko ngo rero tujya kuhira, ajya kuhira rero. Chaka kugira ngo unyereke ushaka kuvomerera kure no kuvomerera hafi. Ubigenza ute? Ibike nyine bibike. Yego. Aha. Yego. Aha. Ndongeye none umukugabanya. Ukugabanya ndiyerekeza. Okay. Uri kuvomerera hafi kimwe nko kuvomerera ingemu. Yego. Ingemu uvoma gakeya.
yego nuko biragutya tuyese nuko kuvomerera ushaka kuvomera uri hafi ugabanya dutse gakeya washaka kuvomera ukerekeza kure ukongeza gutyo ugakaraga ukavomera uhagaze hano ukakuzamurira. Musanze ni mu mudugudu wa Kagano, Lazaro akagari ka Rurara, umurenge wa Mushonyi, akarere ka Rutsiro. Urima uhinzemo ibinyomoro ndetse na poivre. Twakomeje kubyitaho mu gihe cy'izuba, buriya ahangaha yaba mu gihe cy'izuba yaba mu mvura byose ni kimwe. Ubwo twewe igihe cyose turahinga tugasukira nta kibazo, ibintu bikagenda neza nk'uko mubibona. Ku bufatanye bw'umushinga Sikam n'ubundi baraje bafata ku soko y'umugezi bita Nangumurimbo munini cyane, urimo ruguru iriya hafi y'umuhanda wa kaburimbo. Iyo soko rero niyo bafasheho ku mugezi munini, nuko bakora urugomero bashyiraho n'ikigega, ubwo bazana amatiyo hano mu murima amazi atugeraho. Akaba ari muri ubwo buryo n'ubundi tubashimira ko badushoboje kubona amazi yo gukoresha mu gihe cy'izuba. Nitwa Aimable Hategekimana, ndi umukozi wa Arcos, nkaba nshinzwe imirimo rusange n'ubuyobozi. Uyu munsi ni umunezero cyane ko tumaze iminsi dukorana n'ubuyobozi ndetse n'abaturage twubaka ivomero abaturage bazifashisha mu bikorwa byabo by'ubuhinzi. Twaje ahangaha turibaha by'agateganyo, uyu munsi rero twaje kuribaha ku mugaragaro kugira ngo ribe ryabo baryiteho batangire barikoreshe. Ikintu cya mbere nabasaba ni uko bagira umuco wo gusigasira ibyagezweho, bakabungabunga ibikoresho biwugize, niba hari icyangiritse bakagisana kugira ngo ukomeze ubafashe mu bikorwa by'ubuhinzi. Turifuza kubona ubateza imbere. Amazi muri iki gihe ni kubona ufite amazi mu buhinzi ni ikintu gikomeye. Turabasaba rero kugira ngo uzabafashe bateze imbere, tuzajye tugaruka ahangaha tubona bahinga biteza imbere. Abaturage bafite imirima hano ni 37, ariko imirima irimo cyangwa se ibyangombwa by'ubutaka birimo 67. Twateye ibiti kandi n'ubu tuzatera, ndi bubereke na sari hariya turayifite. Dukora terasi progressive nk'uko mubona n'aha zirahari zigera kuri 700 hegitari 700. Dufite ibiti twateye bivangwa n'imyaka bijya ku 47 birengaho, hanyuma n'ibihumbi 30 by'imbuto byifashishijwe muri value chain, ari nabyo twaheraho nk'ibi binyomoro. Hanyuma ikindi kintu twakoze, dufite ikigega Umusave kirimo amafaranga agera kuri miliyoni 15 afasha NBCF cyangwa se afasha ari amatsinda mu gukora imishinga iciriritse kandi byari neza. Ibyo byose ni ibikorwa by'umushinga wakoze ugamije kubaka ubudahangarwa ku mihindagurikire y'ikirere.